Yes, nizere ko nubundi umeze neza cyane we wamaze kutwereka ko watugiriye icyizere ukabubana natwe umunsi ku wundi mu biganiro byacu mu nkuru zacu ariko by'umwihariko we wamaze gukanda subscribe ni by'agaciro cyane ariko nawe utarabikora nakubwira ngo kanda subscribe aka video uri kureba ku ruhande niyo nkomoko yo kuba mfite ino gift. Merci beaucoup ndasimira inzego z'umutekano za polisi y'u Rwanda. Ndashimira ingabo z'igihugu zabigizemo uruhare kugira ngo amushakishe nemvorera imbi yari umugome mubi muri la tete ni ignorance mu gifaransa yabenerijance ntabwo yabaratwiciye umwana ntabwo yabaratwiciye umwana. Iyi gift rero tugiye kuyishyikiriza wa mukecuru mwakunze n'ubundi mwamukunze mu gafaransa ke mwakunze igifaransa avuga ariko mwakunze n'ukuntu aganira hari byinshi twakoranye ndavuga ibiganiro ariko uyu munsi nabwo tugiye kumugeraho. Ahangaha mpagaze ni muri santere ya Kabarore abantu barayizi yo mu karere ka Gatsibo niho tuvuye kugura ino gift. Mbere na mbere nashimire umugabo bita Toros niwe wabidufashijemo kugira ngo ino gift ibe iri kugaragara neza gutya ibiri gusa neza niwe tugiye gukora na runo rugendo ni nawe uri kuri kamera niwe uri kubikurikirana ibintu bigendanye n'ishusho. Tugiye guhagurukana hano Kabarore ubundi tujye kureba umukecuru wacu tumutungure tumushyikirize ino gift. Nizere ko turi buze kubana rero guhera kuri uyu munota kugeza ku munota wa nyuma. Reka dukomeze. Turi kwerekeza ku cyapa tugiye gutega imodoka kugira ngo tubashe kugerayo tumugereho tubashe kuba twamutungura tumuhereze ino gift. Ariko icyo nakubwira ndagira ngo tuze kubana guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ndakubwira ngo nta kintu kiza ushobora gukora mu buzima ngo ntikizakugarukira. Turi kugenda n'ubundi nkuko bisanzwe turi mu mihanda ya Kabarore. Nari mbabwiye ngo turi kwerekeza ku cyapa kugira ngo tubashe gutega tugere kuri uyu mukecuru ariko nkubwire ngo turi kumwe na Toros Films kuri YouTube channel ye nawe mwamusura akora ibyegeranyo bitandukanye akora inkuru zitandukanye akora documentary atandukanye niwe uri kudufasha ku bintu bigendanye n'ishusho. What's up my people, I'm called Toros and my YouTube channel is called Toros Films and I am the one who prepares all videos and the documentaries you see on YouTube channel. Reka mvuge mu Kinyarwanda rero nibagiwe ko no Munyarwanda. Ndashaka kubabwira yuko uyu munsi twapanze gahunda yo kujya gusura wa mukecuru nabonye avugaga France c'est bon très bien. Nubwo ntakizi neza ariko naramukunze cyane nanjye navuga uyu munsi ngomba kujya kwifatanya nawe niyo mpamvu twateguye impano y'uyu munsi. Wakwibaza ngo iri myiki impano ibyibushye gutyo nta mafaranga menshi dufite ariko ayo tubona tuyakura muri video mureba kuri YouTube channel. Ari nayo mpamvu tubasaba kugira ngo izi video zacu mujye muzireba muve ku ntangiriro kugera ku musozo cyane ko twe ibintu byacu tutabifeka. Murabizi ko tubahereza ibintu bitarimo gutwika no gufunika ahubwo twe tuza dukora ibikorwa by'abagabo. Niyo mpamvu namwe tubasaba ngo tujye mudufasha muzisharinge ku bantu benshi amafaranga ajya avamo tujye tuyafashamo abandi bantu ubuzima bukomeze. Intego yacu ntabwo ari ugushaka amafaranga, intego yacu no kwintertaininga abantu mutureba. Turabakunda cyane. Yes, nkuko mubibona rero tugeze muri Kiziguro twahereye Kabarore ariko aha tugeze ni muri Kiziguro abantu bahazi bambwiye ko bahita kwa Gerard n'ubundi ndacyari kumwe n'umuhungu wanjye Toros. Hari ikindi kintu gishya ukeneye kumenya ku mafaranga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1997 jerekani y'amata yaguraga amadolari 0.35. Tugeze mu mwaka wa 2013 igiciro cyaratumbagiye kigera ku madolari 3.53. Niwe n'ubundi dukomeje kubana mu rugendo rwacu tugiye gukora tugiye kwirebera mukecuru wacu. Ahangaha ndi ni ku cyapa gihagararaho imodoka ariko uze kubereka kari akayira kari ruguru. Kari akayira kari ruguru uze kukabereka niho tugiye kuzamuka. Mukecuru nahatuye tugiye kuzamuka tumugereho ubundi tuganire tumushyikirize na gift ye. Ndabizi mwese mufite amatsiko yo kumenya ino gift ariko turi buze gushira amatsiko. Reka tuzamuke tugane aho atuye iwe mu rugo. Nahangaha muri aka kayira niho turi kuzamuka twerekeza iwe tugiye kumugeraho twaza kuba tuganira nawe byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndacyari kumwe na Toros kuri kamera
njye nitwa Umuyange Entertainer cyangwa se unyita Umuyange Jean Baptiste. Ayo yose ni amazina umuhamagara nkitaba, ariko icy'ingenzi nuko tubana mu biganiro byacu, mu nkuru zacu zitandukanye tugenda dukora umunsi ku wundi. Kwa mukecuru ni ahangaha, atuye muri iyi nzu. Iyi nzu niyo atuyemo, niho tugiye kumusanga. Niba ari mu rugo simbizi, ariko atuye hano mu rugo. Ndi kubona umukobwa we. Bite se amakuru? Wari wagiye he? Nagiye gushakisha. Banza usuhuza abantu. Murakoze. Yego. Nitwa Bene Gusenga Vestine. Umukobwa wa Mukademukarasa. Mukecuru ari he? Mukecuru sinzi ahantu yagiye. Yagiye sangahe? Njye navuye mu rugo mu gitondo saa 11. Ubu nibwo nanjye mageze nsanze naho hari ingufuri. Niyo mpamvu wari uri hariya. Use turamenya yagiye? Sinzi ahantu yagiye rwose. Ni hakunda kuba ari? Hakunda kuba ari. Abari hari mu gitwe. Niba ariho ari simbizi. Yes, uyu ni umukobwa wa mukecuru. Atubwiye ko atari mu rugo, twe tugiye guhinguka iwe mu rugo, ariko agiye kudufasha amudushakire ubundi tuze kumugeraho. Utubwiye ko akunda kuba ari he? Mu gitwe. Mu gitwe hari hepfo. Ni karitsiye yitwa mu gitwe. None ugiye kugenda umudushakire, sibyo? Mubwire ko hari umuntu umushaka mu rugo, ariko ntumubwire uwo ari we. Mubwire ngo hari umuntu ugushaka, ntumubwire uwo ari we. Yes, nuko nguko tugiye kubikora kugira ngo umukecuru tumuhe gift ye, ariko reka bamutuzanire naza kuboneka tumusange mu rugo, abariho tuza kuza kuganirira. Iyi gift ubona nanjye mfite amatsiko yo kumenya ikirimo, nawe urayafite, twese turayafite, ariko reka tuze kuyimushyikiriza nkuko dusanzwe tubikora. Komeza ubane natwe 5 kuri 5. Nari nakubuza. Wari wagiye ubundi? Banza nsuhuza. Umeze ute se kuko ari gake? Baho ariko reka nkubwire. Abangaba bose bavuga ko ndi umututsi mucika cumu. Nkabona ntibamuruye ibintu bikanshubira. Havuga nise ko nta kintu na kimwe nabimye ni. Ihangane, ibyo turi buze kubikurikirana. N'umukecuru wacu twamugezeho, tuje kumusura nubwo dusanze yaraye ahohotewe ngo n'umuhungu we, ariko turi buze kumufasha, wenda tumuhuze n'ubuyobozi buze kumufasha bigende neza. Mukecuru ihangane, twe ikitugenza nuko kwisurira nk'ibisanzwe, sibyo? Banza impereze gift yanjye. Ho yaguma haguma hawe guma. Yimpereze. Mukecuru, ariko wihangane. Sibyo se? Mukecuru rero tugiye kumureka afungura impano ye, aze kureba ikintu kirimo. Ayo ari kumbwira ngo uri kumva hari miki. Telefone nagutumye. Kaga telefone nagutumye. Ese kuri kuvuga gahoro? Kaga telefone nagutumye. Nusanga atari koze. Atari kobwa ndagira. Ko ikintu kirimo atari telefone mukecuru. Mbanze ndebe. Mbanze ndebe. Nubwo mbere ufunguye impano? Nta bandi baramenye neza gute. Nubwo mbere aho impano ifunze? Mfunguye na. Akoze kuyifungura. Ifunzwe n'utuntu twinshi cyane. Impano y'umuntu w'umukecuru tuba tugomba kuyubaha. Si byose. Fungura neza hose. Kamufashe. Tanga mbere gute. Umureka yifunguriye. Njye ndamufasha, ntabwo ndi bumufashe gufungura. Ko rumirwa arakwiriye ubutwara isukari.
ariko mukecuru ari gufungura impano ye, ariko ni nako tukubwira ngo tugushimire wowe ukurikira ibiganiro byacu. Impamvu tuba twakoze ibi aba ari ukugira ngo tukwereke ko twagakwiye kugerageza kwegera abantu bakeneye ubufasha, ariko by'umwihariko natwe tukagira icyo umusanzu wacu twakora, cyangwa se tukagira icyo twakora kugira ngo nabo bashe kuba bamwenyura. Nubwo dusanze mukecuru bitameze neza, ariko twizere ko turi buze kuva hano amwenyura. Oya twe tuzanye inkuru. Mukecuru akomeye. Uturi gukuramo n'utwuma Twitwa ngo iki France? harimo nk'utwuma tungahe? twice cyane ariko sinye twibuka mu gifaransa. Se agafaransa kamaze gukama mukecuru. Agafaransa karakamye. Maradi yanjye ni garavi. Ntacyo rushaka ushwanye. Maradi garavi. Aha nagufashe. Utu twarangiye. Komeza, continue. Komeza hose. Ese nta matsiko ufite? Ufite ariko ntabwo ndamenya. Ufite amatsiko? Amatsiko ni iki France? Ufite amatsiko y'iki? Amatsiko yo kureba ikirimo nyine. Impamvu twakoze aka kantu rero twari tugira ngo mukecuru aze kugira amatsiko, nta kindi twari tugamije. Nta kindi twari tugamije, twagiraga ngo umukecuru tuze kumutera amatsiko, aze kuza kugera ku kintu kirimo, ariko yabanje kwicwa n'amatsiko. Twabihambiriye cyane kugira ngo uze kuza kubifungura nawe bigutwaye akanya uri no gutekereza ikintu cyaba kirimo. Iyi mpano mubona uburyo ifunitse n'uburyo yagize uko yakozwe, ubwiza bwayo mwabonye, nagira ngo mbabwire yuko yakorewe kwa mama Isimbi. Ni hano muri Kabarore, mu murenge wa Kabarore, akagari ka Kabarore, umudugudu wa Kabarore. Bagira ibintu byiza ngw'inorore. Impano rero ntabwo aho bigeze urabona noneho harimo iki. Hano handitse ngo iki? Inyange. Ubuse nturi gukeka noneho harimo amata? Inyange ni iki? Ni amata. Noneho utangiye gukeka amata? Aho bigeze uri gukeka iki? Amata. Amata se urayakunda? Ndakunda nayo. Kunyayiruka kera. Uyaheruka kera? Okay, komeza ufungure. Cyagenze ute? Napfushije inzu ngo ipfuye irimo kubyara. Imaze imyaka 9 ipfuye. Wari ufite mureke. Nari mfite inka nini cyane yapfuye irimo kubyara. Ngira ngo umufungure akahera. Ari gukorera Torose amufasha kumufungurira ngo kurura hano. Kurushwanyure. Yego. Naga hazana hano gutya. Aho kurura. Continue. Bazikuremo gikuremo kino. Oya mureke byikuremo. Terura. Gice. Ntacyo bitwaye. Oya turakagusigira. Turayasi. Ese ubu nta matsiko noneho ufite amatsiko ntarakwica. Zabura hejuru. Agakarito ngiye kugashwanya. Gashwanyuze nta kibazo. Noneho uri gukeka iki aho bigeze? Buretse. Aho bigeze uri gukeka iki noneho? Kurikije uko uri kubibona. Iki? Ongera ijwi. Telefone. Ntabwo ndi kukumva uri gukeka. Telefone. Amani rekagire. Mukecuru siko nanjye mfite amatsiko. Nagize amatsiko. Uyu muntu rero wayigize wayifunze n'umuhanga. Asanzwe. Ibaze ko hakirimo indi karito. Fungura ninde. Abantu mukurikiye ibi bintu, iki gitekerezo cy'aya makarito angana cyo ni Torose wakizanye. Ibyo turabivuga nyuma mari bineneri babo. Ahubwo nagira ngo ngire mbwira umuntu ngewe
hari umuntu twakoranye nyine waje gupfunika iyi mpano nababwiye yitwa Mama Isimbi akorera muri Kabarore, nimero ye ya telefone iri aho hasi, nawe yabigizemo uruhare kugira ngo iyi mpano igere aha ngaha igeze. Mwabonye ubwiza ifite n'izi surprise nyine niwe twafatanyije kuzitegura. Agira imyenda y'abageni batandukanye, amakositime, imyenda y'abageni mama, akaba anakodesha ku basore bifuza kujya gutemberera ahantu ariko badafite umwanya wo kujya guhanagura kositimu zabo, nabo baraza bakazikodesha bigakunda. Si ibyo gusa, hatangwa na serivisi nyinshi z'irembo, ariko impano iracyakomeje. Ndabasaba kugira ngo mugumye mu bane natwe, ariko niba amatsiko yabici reka dukomeze kura mu gaterure nako gazamure bakarebe ko harimo n'indira. Oya gafungure neza, gafungure neza naho tukareba. Komeza gaho kurabona ko kandi karimo. Gakuremo nako. Gakuremo hoya kuramo neza bazo kuramo hoya kuriramo hejuru abantu babibona. Hejuru tureba. Kuriramo hejuru mukecuru. Kuriramo kuri kamera abantu babibona. Gaho gacuku ushaka. Gacuku ushaka. Urugiye gushira. Yego gacuku ushaka kureba ikirimo none aba ari cyo twereka. Natwe twese ntago tukize. Urakuramo uzamure. Zamura werekaye kuri kamera. Harimo iki? Kaka telefone merci beaucoup kubera impano mwanzaniye, ndabashimiye cyane mama. Imana y'umugisha. Ni iki usanzemo? Nsanzemo telefone. Ndamushimiye cyane, merci beaucoup. Umvaga ari iki rero kirimo? Amatelefone. Yenaketse telefone nkumva ni hamwe n'ibindi. Harimo telefone niyo twari twazaniye mukecuru na sharijeri yayo na bateri yayo, ni telefone nshyashya nkuko yabidusabye ati telefone nari mfite barayibye, twari twiyemeje ko tuzagaruka aha tumuzaniye telefone. Ufite simukadi? Oya na simukadi mfite. Amusikadi mfite twashyiramo neza. Nzaga twishyiramo tukaguhamagara. Wakiriye uti telefone mukecuru? Nubwo nahuye n'ibibazo rwose nshimiye no mubyeyi mufatanyije, merci beaucoup. Ahantu yakuye Imana imwongerere, kuko ibintu byose umuntu akoresha aho umuntu n'urukundo rw'Imana bafite, n'umutima wabikoze n'ubwenge bw'umutwe. Ndamushimiye cyane mufatanyije, merci beaucoup. Ati merci beaucoup. Mukecuru twaje kumureba tutazi uko bimeze, ariko twasanze umuhungu we yarayanyweye inzoga aramusagarira, niyo mpamvu mubona mukecuru atishimye nta vibe, ariko ntibyari kutubuza gusiga tumuhaye impano twari twamugeneye. Ni impano ya telefone. Tuva aha mu kiganiro cya mbere yari yadusabye ko twamugurira telefone, turanabimwizeza, rero twabikoze. Muri aka kanya ndagira ngo nshimire umuntu wampamagaye kuri telefone arambwira ngo ndifuza ko nagira uruhare mu kugira ngo iyi telefone iboneke. Yatanze amafaranga 500